Nadia kubera ko yari gukorana na boss we, ariko boss wari umuntu mubi, yari umuntu ufata abakobwa akabashora muri za business shoramo umukobwa akaba yajyamo akitwara nabi. Nadia rero nawe yari ari muri icyo kigeragezo kimeze gutyo ariko atabizi. Rero ngiye mbona makobwa ndusha amafaranga ntabwo namwemera, ngiye ndashaka kubaka ibikorwa byanjye nungiye nka bwose yaba nabamushatse cyangwa yabanshatse. Mbona umumama isabe dore muganga kandi tukamambiri n'akabutura nambaye agakabutura kandi amaguru yawe ntago ari manini. Nidusabe Busine Israel ubasuhuza. Ntago twadukumbanye cyane ko turahura kenshi. Twagarutse rero n'ubundi nk'ibisanzwe ni rwa rukundo tubafitiye, ni bya biganiro byubaka, ni bwa buhamya, nta plank zirimo, nta bifu zirimo, nta gutwikana kurimo, nta ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Dukeneye kubaka imitima y'abantu, dukeneye ko tubazanira abantu bakaba buhamya, ariko bwa buhamya bu inspiring, bwa buhamya bubatera courage, bwa buhamya uvuga ati nibyo koko ibintu birashoboka. Hano ku isi hari igihe ibintu byanga pe, hari igihe ibintu byanga, ariko iyo wumvisha abanyabwa mugenzi wawe byakunze bigushyira nk'imbaraga bati nanjye ejo bundi bizakunda. Nkuko nabwira bya ndi umukirisitu nsengera amarangirikane, ndakijijwe nemera Imana. Amakuru yo muri Israel ndayemera ariko si cyane, amakuru yo muri Bibiliya amenshi ndayemera ariko si cyane. Burya mfashwa cyane n'ubuhamya bwa muntu tuzi, ariko kugira ngo mbwire ubuzima bwa Mariko n'ubwa Yobu nabyo ni byiza, ariko mbwire ubutumwa bwa Black, mbwire ubuhamya bwa Black, ukumva ubuhamya bwa Israel muziranye acyambara inkweto hengamye mugahora yarabaye congo muziranye ku kamoto ejo mugahora ku kavora. Niyo mpamvu rero ubuhamya burubaka cyane kurenza ibindi. Kubona wa muntu wari usanzwe uzi cyangwa se wa muntu uzi akakubwira ati jewe natangiriye ahangaha, urugendo rwanjye rureshya gutya, naruhuriyemo n'ibingana gutya, ubu Imana imaze kungeza ahangaha, cyangwa se Imana imfashije nanjye maze kwigeza ahangaha, biratwubaka cyane. Nayo ngira ngo nabwiye ko naryo nirindi vuga butumwa, kwereka abantu ko ubuzima bwahinduka, iminsi yahinduka, ibintu byahinduka. Yes, rero uyu munsi YesPP TV nabazaniye undi mwana mutoya cyane, mwana muto cyane, no mukinyi wa film. Mwatangiye gutekereza ngo ninde, abakinyi bose n'inshuti zanjye, ariko bose bafite ubuhamya, bafite ingendo, bafite aho bavuye, bafite aho bageze, bafite n'intumbero bishobora gufasha bagenzi babo cyangwa se abakiri bato batarinjira muri umwuga. Mu kanya rero ngiye kubanza mbakopeze mbereke uduce duke cyane twa filime yakinnyemo, ubundi mpite mwereka kuri kamera ahita bibwira. Icyo tubasaba ni iki mu kudushyikira, icya mbere ni sub, ikindi ni wakiraho n'akantu kaka gutya kugira ngo twereke ko ibyo twakoze ari bizima. Gusa ndashima Imana ko twatanye nta muntu waduha gutya yawe ntugaha umuntu gutya, basi agu umuntu gutya uzigendera, ariko gutya birakenewe no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu byose ujye ubona notification, ubyikurikiranire imbona nkubone inyumva nkumve. Hanyuma niba ufite ikiganiro cyagushimishije, gisharing inshuti yawe cyangwa inshuti zawe, shyira muri groupe aho usengera. Niba ikiganiro cyagushimishije wagishyira muri groupe yawe usengana, umukorana umuganda, musangira akantu, cyangwa abandi mufite icyo muhuriyeho, kugira ngo uko wafashijwe nabo bafashwe, isomo wakuye muri kiganiro nabo barikuremo. So ni mukanya gato cyane, ni YesPP TV na Dusabe Busine Israel. Yes, ibyo nabemereye nyine ndabikoze. Uyu musore banshi basigaramira ngo turasa cyangwa ndi kumwitira kubera ko amaze kuba umustar. Mukanya Black ni uvuze ngo umuntu afite amafaranga ntabura ba petit frère biwe. Rero ni umuntu afite amafaranga ntabwo yabura ba grand frère. Abantu batangira kugura ko mufite mufana se. Batangiye kwamarira. Barahari bake. Niko biza yo mutangiye kubona akantu, atangiye kugiza cyangwa amafaranga. Ba grand frère, ba oncle, ba tante. Ntabwo babura kwiyongera. Rero kano kanya rero umuntu turi kumwe akuje imyaka 18, afite n'ubwanwa. Ngo umukobwa ngo umutipe ngo yatendeka ngo cyangwa tutanyanga akora ngo ikimana imuhanisha ngo nukutamuha ubwanwa.
ubivuze ngo Gayeri ni intungano ubwo afite ubwanwa ku myaka y'imikeya ubu aracyabirimo neza njye nabuze nyiri muto se urumva ko ari sawa cyane ubu uri inyangamugayo imwe 100%. reka rero dusabe Gayeri mu cyubahiro cye atwibwira ubundi turi kumwe nande ubu ngubu amazina yanjye y'ukuri atarayo muri film nyina nitwa Nyatanyi Gayeri ariko izina abantu benshi banziho nko muri film Agahinda kariza kuko niyo yatumye step ndiho ubu ngubu niyo yatumye nyigeraho nyina nitwa muganga Innocent ariko izina abantu benshi bazi cyane ni muganga. Yeah, that's my introduction. Kumwe na muganga rero inshuti ya Liza umucunguzi wa Liza ni atari kuri commentaire umaze kugira nk'abakobwa bangaye bagusaba urukundo abakobwa bazi ko muri romantique byatari nahise ko ntago ndabona gutya reka oya ariko abakobwa bashaka urukundo ibyo ntibikagukange Gaye niba uri muzi ufite urukundo ntuzikanga n'amafaranga abantu hari abakobwa bakoreye kofi yabo nose umukobwa aramutse ati Gaye ndagukunda ikofi irahari iremo nzaryifata aya iremo nzaryifata ntago nabyemera kubera iki umukobwa undusha amafaranga ntago namwemera njye ndashaka kubaka ibikorwa byanjye nungiye nkabwo se naba mushatse cyangwa yabanshatse ubu ntabwo uciye intege abakobwa gukunda bafite ikofi aho mwabiganira twabanze twabiganira mwabiganira urabona ufite amafaranga mwabiganira ariko ntuyamukangishe tu uri kintu umuntu ukangisha ikofi kandi ikofi nawe cyari muto wayihiye nanjye ndacyari muto wenda ikofi uzayikangisha nkayisira numaze gusaza ku myaka yanjye 17 nubwo bavuze 18 kofi nzayikangisha nkanya ushaje urimo kugenda ariko nawe urimo ntabwo uracyarimo myaka nanjye ndacyashoboye n'ikigori yes rero turi kumwe na Nyatanyi Gayeri nkunda izina rya Nyatanyi ni rya papa wawe Nyatanyi ni rya famille ni Nyatanyi ni Nkotanyi yes rero uyu munsi turi kumwe na Gayeri Nyatanyi mumenyere nka muganga Innocent mu Gahinda kariza ariko nta zindi filime yizo kinamo konze ko filime nakinnye muri filime yitwa bajya kuri channel yitwa Nyatanyi Gayeri basangaho filime hariho filime yanjye nakoze bajya no ku yindi channel yitwa Marine Empire naho hariho projet nagiye nkora hariho nizakera hari n'indi channel yitwa gutera zimwe sinanazibuka yindi ntago niyo kuko yitwa neza ariko hari na filime ikomeye hano mu Rwanda ikubita Ajya nk'ubu tuvuze filime 10 zikuta bwa mbere mu Rwanda batavuga City Man, Seblikoko, Father's Portrait, The Bishop, Indoto. Muri izo ngizo hari filime wakinnye kameme yo kuri RBA. Ari naho nakubonye kabisa n'abantu mupetira. Arimo aragerageza. Nakinnye muri nigeze kugaragara mu gace gato ka City Made. Nagaragayemo agace gatoya kandi nako nagakoze neza icyo gihe. Ndumva projet ari izo ngizo ntago nigeze ngaragara muri projet nyinshi. City Made wakinaga uteta Nadia cyangwa ari umukomisiyoneri. Tubwire role ya muri City Made. Nakuvuga ngo muri City Made nari nabonye mission yo kujya kugira inama Nadia kubera ko yari gukorana na boss we ariko boss we ari umuntu mubi yari umuntu ufata abakobwa akabashora muri za business shoramo umukobwa akaba yajyamo akitwara nabi. Nadia rero nawe yari ari muri icyo kigeragezo kimeze gutyo ariko atabizi rero ngiye mbona mission yo kujya kumugira inama kugira ngo avaha ajye hariya. That's my mission. Muri make turi kumwe n'umujyanama wa Nadia muri City Made. Byose turabivanga. City Made irahari na za filime zindi zirahari n'Agahinda karahari. Gayeri filime ya mbere wakinnyemo bagutunga kamera bwa mbere apana kamera ku muhanda ko nyamunda kuba ngo kamera ni nyinshi nizo ku muhanda gutambuka igafotora ariko ntabwo ya uploading bitadi yohereza kamera ya mbere wagiyeho yari ihe filime Sobo nayibuka koko. Gusa irahari yo cana bwo nuko nibuka nukuntu yitwa. Yari yo kuri YouTube nayo. Baranayisibye ubu ngubu. Hagiye uzazi nizo uko zose nisi. Uko nzi ko ari umuvandimwe n'umushinga baramufunze ngo yafite ngo bicana ngo akinisha abandi biko zasone. Ntabwo ari byiza pe. Dushaka amafaranga ariko tuyashaka muri positive. Ko ntabwo biba ari byiza. Kiza nuko nese ubundi ibyo bintu by'urukoze se ni yabishyiraho uyu munsi neje kabishyira abana bakomeza bakabira. Kugeza ryari. Hari inkuru nziza African people
we have good stories to tell. Abanyarwanda dufite inkuru nziza zo kuvuga, abanyafurika dufite inkuru nziza zo kuvuga, dufite n'ibindi byo kuvuga kuri YouTube n'ahandi imbere kamera, ariko si ngombwa ko twimakaza umuco w'urukozasoni biturimburira abana. Uyu munsi birarimbura abanjye, ariko bizarimbura n'abawe. Uyu munsi ibintu ushyiraho ntabwo bizavaho, umwana wazajya depression kubona ati papa kome papa yacuzaga yakoraga ibintu by'ubushe kugira ngo akunde abone views nyabone views no kabyara. Views tanga amafaranga, ariko n'Imana itanga amafaranga, nicyo nizera kimwe. Ugasanga urahemutse kubera views. Imana yari Imana na views itanga amafaranga ni iki senge? Ni Imana. So rero nahitamo ngiye kubwira abantu gutanga ubutumwa bumeshe, gutanga ibiganiro bimeshe bifuze bivuga ukuri, byubaka abanyarwanda, byubaka abatuye isi, aha kugira ngo njye gushakira mu bishego. Sanga umuntu arimo arafata abana b'imyaka 15 bakinishije bambaye ikira, njya mbibona. Amafaranga meza ari mu Imana araryoha. Uyajya mu nta mutima gucuruza. Kandi iyo babikoze neza Imana iguha umugisha bigacamo. Washaka vangwa amen. Amen, amen. Yes. Hanyuma gaye tubwire rero mu nshamake banzo tuganirize ku buzima bwawe, niba wumva nta kiri haming kirimo, ubundi Gael ninde, ugiye kuhamya bwawe nka Gael apana muri creative industry. Ni Gael utuye he, wavukiye he, ubuhamya bwawe ndi kumva bwafasha abantu. Ari umuntu wakwambuye amafaranga, niba wumva byafasha ubivuge, ariko wumva ntawe byafasha ubyihorera. Arya nago wanyambuye uriya wazaga narakwambuye reka nze nguhere naza kumara, ariko nambira nka wa mugabo muri Bibiliya yaravuze nyine yise umukiranza aravuga ati harabakubisa kose ndi umukoresha w'ikora, hari abantu nambuye, niba rero nambuye ndamwishyura inshuro enye. Shagaye niba narakwambuye ndakwishyura kane, nakwambuye ndakubakana, ariko ubuhamya bwawe buvuge wakwambuye uva byafasha abantu, nta kibazo. Nababwiye ko hano turubaka, dutanga ubuhamya bwubaka, ariko n'ubusenya bifite icyo byubaka, ushobora gusenya ugiye kubaka, ibyo birashoboka. Nari kuvuga inzu hari igikutahirika kugira ngo yubake ikindi kiri strong. Ijambo ni ryawe. Asante. So no kuvuga ngo ngiye mu buzima bwanjye nciye kuri side, ndeka mve kuri side ya cinema. Ndi umunyeshuri, niga muri kaminuza, niga mu ishami rya accounting. So ndi umusore ukiri mutoya, ntago navuga ko hari utundi tuzinjya nkora. Ikintu cya mbere nakoze nkabona amafaranga ni cinema, nta kindi kintu ndakora kugeza aka kanya. Ubwo nyine ubuzima bwanjye urumva ko no kujya ku ishuri, nkava ku ishuri, niba hari tele mfite nkajyaho gushutinga, niba ntayifite nkaba ndi mu rugo, niba nari mu rugo nkaba nagiye gusenga, niba nagiye gusenga ngo nyine ahandi subu ni hemba ndira. Ntabwo usohoka se? Oya, gusohoka ntago mbikunda, ntago bimbamo, ntago nyakunda gusohoka. So rero ubwo iyo ntari mu rugo mba ndi kumwe n'inshuti zanjye, nagiye gusura inshuti zanjye. So ubuzima bwanjye buri hirya y'ibyo ngibyo nubuhera. Uracyari kwa papa na mama? Ufite papa na mama? Imyaka 10 ni arya nzuza 17 ejo bundi. Gael rero nubwo mu mukunda muri beje bakobwa kwa papa na mama, ariko arashimira Imana sibyo? Ndashimira Imana. Hari abangana nawe bari muri ghetto, nabo tutacyara urubanza, ariko Imana yashimye ko kano kanya Gael abakiri kuri papayi na mama yarya yo kurya by'urugo by'umuryango, akaba mu nzu y'umuryango. Ariko ni sawa, ariko nanjye mo ndiyubaka kugira ngo ndebe kweje ku myaka 18 nasezerera mu rugo, ukaba mukuru, nkagenda nanjye nkajya gucreatinga ubuzima bwanjye, numva ari cyo kintu cyiza. Imbabara ariko ni yanjye bwite, pasi yanjye bwite. Kera hirya nigeze mbwira abantu ngiye mfite imitungo, ngiye mfite imbabura, akagira ijerekani, akagira ibase, akagira ishuka na matora n'igitanda, ubifite imitungo. Ubwo rero Rwanda kubona watangira kugira imitungo, watangiye kukira ku ifaranga kamemo. Ibyo biba ari sawa. Rero Gael atubwiye ubuzima bwe busanzwe, amateka si menshi, ni umwana ukibyiruka, ukiri kuri kaminuza, ukirimo yishakisha, ushima Imana ko akiri kumwe n'ababyeyi, kandi ariko akavuga ati no, I have to fight kugira ngo kameme ababyeyi bagiye, ariko nanjye ntangire nanjye mbegewe, nabyo arabiharanira ko niko gukura. Hanyuma rero tuganirize ku buzima bwawe bwa cinema, undi ujya kwinjira muri cinema byaje bite? Ni papa wakupushinze, no umukobwa ukora ashingiye muri projet nawe ati ngomba kuzajya muri film kujya duhure? Yewe burse nabwiye abantu ko nagiye kwiga kaminuza kubera umukobwa. C'est vrai? Ndabimushimira. Niwe bakwishyuriye?
ntago ari wanyishyuriye ahubwo yari umukurashi wanjye twigana muri segonderi tuza gutandukana hashira imyaka yose ya segonderi yari isigaye tutarahuye ntandika akabaruwa gatakara mu nzira akandika kandi kagatakara mu nzira akanyuma y'umwaka byaranzonze bukeye umuntu aza kumbwira ati kanaka nanze kongera kuvuga izina rye kubera ubuzima bwe muri prive kanaka asigaye yiga muri yereka ye uzi ikintu nakoraga yereka habwa cyber kafona kera bya smartphone bitaraza wagenda kwishyurisha nakujya kuri internet mu minota 15 ishira ugasaba 3 yo gufunga abana bo mutazi sa gusaba umwambaye iminota 2 yo gufunga ugasanga umuntu amazi sa muri cyber ukiri ari gusaba iminota 2 yo gufunga nyine wagufite nk'igiceri cy'ijana cyazi kiri note z'ijana menye rero ko yiga yerekana bane ubwo yiga yereka gusa ko imyaka 6 tutahura reka nzajya muri yereka buri mugoro kugira ngo reko muzahura nyine byo kujya kuri internet akanubwo nyewe rwose nkaba ndi gukereka nikora uri niyo kandi atari cyo cyakujyanye cyanganye iminota yashabane mu mibiri yo gufunga mu mibiri yo gufunga gahera muri urwo bituma rero nabandi rero ndabona kuza kuri cyber bituma ntamubona ngiye gushaka uburyo niyandikisha hano nanjye mba umunyeshuri nyimpaza no kumanywa nje kwiga komsa ndaba niyongerera amahirwe kugira ngo tube tuzahura nuko rero naje nyine kujya kuri kaminuza turanahura nyine birangira muhuye byaje se kurangira gute nisizo nita bari kwitubwira nese watubwiye nyine we byaje kurangira gute se nago mukiri kumwe ariko turavuga kuri wowe umunsi nani nosheho gato ariko umunsi ni Gael katubyihorere umunsi ntago ndi umutumira sawa Gael rero ugiye kutuganiza ku rugendo rwawe nari mvuze nti ese ntabwo waje muri sinema ukurikiye nk'aga crash wowe startup ya kugira ngo wisange muri creative industry wisange muri film uri umukinnyi byatangiye bite sana kuvuga kugira ngo nisange muri sinema ukuntu byatangiye ubundi ngewe nta nubwo nari nzi ko nzakina film nta nubwo ari ibintu nigeze ntekereza ahubwo ngewe nari mfite inzozi zo kuzavamo umukinnyi ukomeye kuko ngewe kuva umukinnyi wa football nakinaga umupira w'amaguru football unacheza mimi nacheza sana so kuvuga ngo ngewe nakinaga umupira cyane ariko wumve ngo cyane kuko nageze muri niga muri primary nageze mu wa kane ndi kapiteni w'ikigo nageze mu wa kane ndi kapiteni w'ikigo kandi ikigo cyacu bakundaga ibintu by'umupira cyane bakundaga gukina umupira so rero ubwo ngubwo naje gukomeza gukina nza no kugira amahirwe akademika polisi baramfata kuko mu akademika polisi nakinyemo nk'amezi 2 bari baramfashe narasinye na contract ubwo naje kugira ikibazo cyo mwivi mvunika mwivi cyo gihe mu akademika polisi bari baransinyishije ariko APR nayo bari twari turimo turavugana bagira ngo bamfate icyo gihe nari meze neza ntago ari nk'ubu ngubu byararangiye forme umbonye niyo mbwiye umuntu ko nakiniye umupira ntago ashaka kubyemera ariko nyine ibintu bya sinema umva biragoye nyine kugira ngo nubu ntago navuga ngo nazamuka ubu basi revo ndiho ni yindi yo kuvuga ngo ukora iki nkaba nabwira umuntu nyina film basi akavuga uti uyu muntu akina film akabyemera basi akabigize mu kawa gato kamwe bivuze niyo nshaka kuba nasohoka ku muhanda ngahura n'umuntu akambwira uti ndagukunda ngeze mu wanjije ukabona nk'umukuzi nkabona mu achievement ya hatari yes kuko niba ngiye ku muhanda se ngahura n'abantu banga bagera muri 3 ndi gutambuka ndagukunda nyine bitabinyereka ko hari ubwego rumwe navuyeho ngera korora bira na motiva bitera imbaraga zo gukora so guys ntamuciye mu ijambo ni byiza kugerageza gukora kurusha kurindira ngo uzakore gerageza ukore utangire kuri bito bishoboka amahirwe yose ubonye byaza umusaruro ngira ngo kuri za projet zambe twahuriyeho tugerageza zimwe za teteri mwarishyize hamwe gutegura script nzaje kubara ariko target ubundi kwari gukuramo abakinyi baza gusupportinga muri Liza ariko mubonye nahise mbona abandi umutipe n'umuhanga icyambere wari ufite managerial skills uzi ku managinga abagenzi bawe nabandi uyu mwana ubasha ku managinga abagenzi be kuri iyi myaka n'ibindi nawe ubwo yabasha kwimanaginga so mu gihe twa developaga rero gahenda kariza nabandi umupeti nabonye mu gihe turi gutekereza kuba twashaka umuntu w'umuganga mvugana producer sanga arabyemeye
bitwera amahire cyane urangiye tubera muganga mwiza tujyana hita ntabwo bayi kanyombya ngo yarandogesheje musi zahitinga muganga baza mugahinda kari zahita twika twese baratwibagira commentaire yuze nka 92% abari muganga cyangwa bari bagenda kaza na abakobwa baba bisoti kirutoye n'umugisha w'Imana buri n'umugisha w'Imana bituruka mu gukora cyane yukoze yudacitse intege nta kabuza imirimo y'Imana igomba kwishima kandi nawe ubwo ukageraho ukumva urayishimiye gaye n'ikintu cyagutonze bwa mbere ujya imbere ya kamera wumvishe ubiyinjoyinze wumvisha koba the experience yawe ukicara kuri kamera bwa mbere abantu action uvuga ngo nyicara kuri kamera bwa mbere ikintu cyose ugiyeho bwa mbere ntago wamera nk'umuntu gisanzwe kandi ikintu cyose ugiyeho bwa mbere ntago nyine nkijyaho bwa mbere ikintu cy'ubwoba ntago kibura kandi ukakobura akagira so icyo gihe nyine nayigiyeho bwa mbere numva nyine bijyaho ukumva urabangamiye kubera ko ni ikintu ugiyeho bwa mbere icyo gihe rero nabangamiyemo gakeya ariko next bitangira kugenda biza ntabwo ari muri kamera ngo wireba muri kamera reba hariya hejuru cyangwa ku ruhande nkarebamo nka gutya se bakunda gukina n'undi cyangwa uno se ngo bite ugatukaraga kude nakoze kureba muri kamera ntabwo ayo makosa nigeze nyakora kuko aba director barambwira ati nturebe muri kamera umva nkahita mvuga ati sindi burebe mwanayirinda najya kurebamo nkahita ndeba hasi biryo kosa njya mbona abantu benshi barikora bari gutangira ariko ngiye ntabwo ryigeze rimbaho ntabwo nakubeye uzi gutwara igare igare ikintu cya mbere bakubuje ni iki bajya bambujije ikira ngiye natangiye igare ngendera ku binyongesho kakundi ucishe kaguru munsi byamatabara ubundi hari ikintu cya mbere bakubwiye kugisha igare bla ntacyo uzi kutareba mu mahembe naho ngo utangiye gutwara bwa mbere ujya atanze ko wareba mu mahembe ugashaka kwa kundi ureba gutya ureba buryo gatsaka na kamera rero binakureba bafite nyine bavuga nyine ushaka kandi hantu ureba nyine nk'utwaye ariko iyo mu mahembe gutya atanze kubwira ari nyinshi black izi garashaje bla hari abana batangiye kuryiga ari batoya by'amahembe bitanabaho bifite amapine 3 wavukiye nyine muri famille narigeze mfite imyaka 10 narigeze mfite 18 ndikodesheje des ariko bakamwatibira amahembe ngewe naryigiye kuri matabaro mu baturanyi bari barifite yes uba winjiye muri carrière ese gaye kugeza ubu ngubu ntabwo nava kutaramamara kuko ndabizi neza ko Agahinda Kariza iri muri filime abanyarwanda bareba kandi ari benshi mvuze rero kuri mu byamamare muri sinema nyarwanda ntabwo naba mbeshye nta kintu kwamamara byakuzanira kibi ku buryo uvuga ngo kandi nanjye nigeze nkunda kuvuga ko nigeze njya mu kabari abantu nza guserva n'umusekirite abakobwa banze kuza kunserva kubera tugenda ndi gukina mu taka bw'amaraso ninjiye mu kabari mu mwanyuza ndanyuza ndicara hano amata nk'icumi mbona haje umuntu n'ikibando ni vite mze ngo tubazanire iki none se niwo userva hano ngo abakobwa bose banze guserva habaye iki ngo babone n'umwicanye ariko bigeze no kumbwira sinibuka igihe wabimbwe ariko si wigeze no kujya muri banki abantu barahaguruka abantu barahagurutse muri banki ari ya filime ya indi barebaga cyane ni ni ubutaka bw'amaraso ni ubutaka bw'amaraso amaraso cyangwa oya ni ya indi ya minister yandi yandi mweskora minister w'umunyamitwe bana nyine hari utuntu nk'utwo sinema ikuzanira kwamaza 4G se we ari ikoresha no kuvuga ngo hari kwamamara hari byiza bito ariko nagira ngo duhere ku bintu hari ikintu kibi cyangwa se akantu kakarimandi waranyuzemo kubera kwamamara kumva karakubangamiye ukuvuga ngo ibintu bikuzanira kwamamara nyine hari ibintu hari ibintu byinshi bikubuza gukora kandi wakoraga nk'ubu nshaka kubona hari igihe mba ndi mu rugo ndimo ndakora ndimo ndafura yenda nkaba nshobora kuba najya ku muhanda kwigurira omo cyangwa kugura isabune niyambariye ikabutura hasi niyambariye udusandari navuga ati reka njye kuri boutique nkimanutse kuri boutique nkajya kugura ariko hari igihe manuka kuri boutique kuko boutique ahantu ziri harimo distance no mu rugo harimo distance hari igihe nigeze kumanuka noneho hari n'ivumbi hanze gakundi byageze nkaha ngaha noneho sinzi ukuntu nanyuze kuri boutique
mbona umumama isabe dore muganga kandi muganga kuri tukamambiri n'agakabutura nambaye kandi amaguru agakabutura yawe ntabwo ari manini zagukinisha nimwe ambaye agakabutura nayo nambaye n'isengeri icyo gihe nahise kubera ko icyo gihe maze gukina nko mu ma episode ane kandi ni menshi ama episode ane episode ni nyinshi cyane icyo gihe nyine numvaga ari ibisanzwe kwimanukira ku muhanda nkajya muri quartier umugore ahita asohoka muri boutique ngo dore muganga arampepera avuza induru ubwo birumvikana n'abandi bari hafi barakuza bati tuzi ko ari we di icyo gihe nahise ninjira muri boutique mfata isabune vuba mbita nzama ko namenye impamvu avuze muganga ariko icyo gihe nahise nangira kujya ni complica no najya no kuvuga ngo reka ngene ku muhanda ngabanza kwambara training yenda noneho ikibi ntago navuga ngo nari nabo umusitari cyane ariko buriya kuba umusitari cyane kuruta kuba wa muntu buri kuzamuka nibyo byiza cyane kuko iyo uri umusitari cyane nyine handi uvuga uti ngiye hariya uriya ranze ngiye hariya uriya ariko ngewe nshobora kuba nanyura aha ngaha nta muntu n'umwe nzi noneho nkumva ubuzima buracyari bwabundi nkishuka noneho ugasanga nkoze utuntu tw'utudega hanze nkahahurira n'umuntu buriya biba byiza iyo uri hejuru cyane ariko iyo uri hasi ukiri kuzamukamo gakeya ujya hari ukabona ntibakuzi ukumva nta kibazo ariko wajya hari ugakubitana n'umuntu umwe ugasanga arakuzi cyangwa babiri ataguteza abandi kandi ugasanga wari urimo urarya inyama wisanzuye agahita avuga ati abaganga dore wa muganga wo kwa Nyirinkwaya ari kurya agasambuza ku muhanda yes urumva none se ntabwo urahura n'akayi umufana ngo ikubihire kuko kera King James ni inshuti yanjye hari umukobwa umwegeze ujya kuri social media niba yahamagaye kuri Kiss FM ngo ashaka umukunzi magati hello nyenti ndashaka umukunzi tumeze nka King James ufite nyese ukora iki nyine nyankora ahantu kandi narabyumvise nanjye ni umukozi wo mu rugo kubera ko gufana yaragukora shingiye yumva agize umugisha yabona umugabo meze nka King James nta mukozi wo mu rugo cyangwa se undi muntu babakozi wo mu rugo n'inshuti zacu baradukorera turanabakunda bari no bantu baduha starship baduha views turabakunda cyane ariko nyine hari ukuntu ayabana kurashira bati giwe atabaye umuganga sinzarongora ntabwo nuko nta nimero yawe barabona zahitanga nkuraburize dore kuri YouTube nayishize ahubwo ngiye kuyigira no mfungura YouTube channel nayishyizeho hasi kugira ngo ko nabona abatera nkunga ariko narabavuze nawe narakubwiye urangatira yazakubika tuyamaze n'ibyo gufutira katamazi kuranga habingaye rero ntago ari busa yihaye abakinnyi abarimo kandi so no kuvuga ngo nta mukobwa urahamagara ati giye ko njya mbona kuri commentaire giye muganga mwiyumvamo dore umusore ufite urimo mana yajya commentaire za magazinisha umutwe utabibaza iyi filime hari yangewe nyikinamo cyangwa se nyikinamo mana uzi ko waje ugatuzimya mba what is good ariko no kuvuga ngo nko kuri social media ntago navana nagira aba followers benshi ariko kurikije abo mfite yenda nabo nari mfite byariyongereye kubera projet burimo igerageza kurebwa abantu bakwandikira bo ntago babura umuntu arakwandikira uti ndagukunda nkunda ukuntu ukina ndagukunda nkunda ukuntu ukina ariko kumva arimo arabisanisha na film rero nta n'ibindi biri inyuma ariko yabisanisha na filime wumva ko nyine ari umufana ikintu yandi uvuga ati rwose ngewe atari wowe sinabaho hanyuma ikiza byakuzaniye ngo nyiravuye ko nubwo nta makosa ngira mu muhanda ariko iyo ujya ngakutana n'umupolisi yaguhagarika yabona inyanga mugaye papa Tracy byangwa birahari yego naka yego mwagira umuhanda mwiza ageze Miliyari nuzanye mujya mukoresha control cyangwa moto uziko n'abatari bazi ko ngenda kuri moto bane ariko ngenda kuri moto sinyandi ariko iriya moto yawe iri professional ya moto mu bwo bw'amavewe ya moto si hari imodoka ihenze kuzi imodoka nyinshi ya Senderi cameraman ayidushyirire moto yire moto ya Senderi moto ya bo na imodoka ya Senderi imodoka ya Bora irazira imodoka ya Kijara ari imodoka muri kino gihugu nka 50 moto yanyisha agaciro cyane ya moto yawe ni nta muntu ntwara nabonye ibyo wanga kuduha lift sinzi impamvu nzababwira nzavuga impamvu ntanga lift kuri moto yanjye buriya ibaze no uri ibinyabiziga birahenda abantu dutunze ibinyabiziga tugomba kwitwararika ubundi wanze gutwara Liza subundi Liza imodoka yabaye ikiburi Liza imodoka ye ngiri mu garage mu garage ariko nyina ngo umunsi yahuye moto bagomba no gukora ikiganiro ariko yagiranye impamvu ko ikiganiro hanyuma tubwire nta kintu cyiza kuba icyamamare birakuzana kuri ngo wow kana neza kabisa no kuvuga ngo iyo wagize kugira ahantu ugaragara cyangwa se ukajya ku kintu yenda ugiraho abantu bakunda
bigira inshuti nyinshi. ibyana n'ibibyeri ntuzabyishime kubera ko ibyana n'ibibyeri birakurangiza vuba bita bikurangiza. biba byiza nyine ko ubigendera kure. None se director sinzanywe byeri nyine ntabwo ndazinywa mese ngira inama sinzanywe byeri zazihoreye n'ibyana zawe byihoreye uracyafite ubugenderega mani n'ibyana rwose zawe byihoreye n'ibyo byiza zawe byihoreye wanze uhiga ikofi na gake se sinzakanywe ko nabonye leta ivuga ngo imyaka 18 nyine ngiye kuyuzuza. Leta yavuze ati mujye munywa gake abana bafite imyaka 18. ni ukunywa resi gusinda ntabwo ari wani sabe siko watubwiye mwisa sabe yatubwiye ngo tujye tunywa resi tujye tunywa gake ikindi kandi ngo gusinda si wani nunasomaho ntuzanywe kenshi kuko gusinda si wani ubwo uranyemereye nzasoma ufashe leta kubwira abantu ko gusinda si wani ikindi kandi tunywe resi ariyo minisante ntabwo ku mafaranga inde ubu minisante ntabwo gusinda campaign murayikoza ahubwo urabamamarije cyangwa hari igihugu cyanjye nanjye ndi umunyarwanda tunywe resi gusinda si wane rero nawe zimwe muri avantage bizakuzanira ni bizanye ibyana unabizanye ibyeri uzabyihorera ko gusinda si wane urabyereye no gusambana si wane rega buriya bitera n'umwaka biriya bintu gusambana si wane bitera umwaka ndavuze ngo no gusambana si wane ntago ari ni wane si wane si wane ni wanene mwizina rya Yesu cyakoze director reka nkubwiye ngiye mu bintu nizera nubwo nyine ibyo bintu arigiye tujya tubivuga muri blague ariko ibi bintu nyine by'amadega nyine urubyiruko twamaze kubifata ngaho bisanzwe kumara enjoyment kumva ni enjoyment kumva ni hit kumva ni ariko biriya bintu bitera umwaka birangiza bikukiza venine kandi ushobora bitera umwaka ngiye wizera Imana uri umukristo sibyo nanjye nizera Imana ndi umukristo rero biriya bintu biri mu bintu Imana yanga cyane kandi ubusinzi n'ubusambanyi rero Imana ibonye nkuko kwenda mfite avantage ndimo ndazamukamo gake Imana ibonye nangiye kubikoresha kuvuga ati uyu mwana nazamuka gatumbagira ntawe uzamukira bizagenda gute batangiye guhindura agapikipiki n'abakamodoka ntawe uzamukira ivuga iti uyu mwana niba bimeze gutya bizagenda gute igahita ikumano si byiza kwishora mu ngeso nk'izo igikundiro ni cyiza turacyakira ariko gitangiye kutujyana mu nzira zigayisha Imana zigayisha amazina yacu zitukisha izina ry'Imana burya uzazibukira n'ijambo ry'Imana ntibuka aho ryanditse ngo ibimeze nk'ibyo muzabitera umugongo amen so ibimeze nk'ibyo rero by'amabyeri n'ibyana byose uzabitera umugongo reka nta kintu ububaye nta kintu ububaye se director wewe watangiye kunywa byeri se ufite imyaka ingahe cyangwa naguzinywa nawe nkunda byeri naguze kuba ariko nyine ufataho gake nigeze nzinywaho kera ngiye nari nzi ko abantu bose bameze neza nkuko nguko umeze ukunda se banywa byeri kuzanira nabyo ntabwo biri wane ntabwo wenina ntabwo ari sawa yes hanyuma gaye ukurikije imyaka umaze ntabwo ari myinshi ubona uwabikora neza gukina film haba byageze umuntu kandi gute ngiye ikintu mbona mu gukina filime muri iki gihe urabona ko birimo birazamuka urabona mwebwe mwaje kera bitarazamo akantu gafatika ariko yenda bari kuzamuka ubu ngubu natwe yenda turi gutangira kuzamukamo gake birimo biragendamo bizamo ikintu kera se arwaho basinyishaga ama contract reka ahubwo kera bagwembaga ibiryo wagize kajya gukina muri sungura musose sungura ndakora mu kije wasigaye rigomye ni umu producer n'umudirector wakorera mu Rwanda ariko nyine muri za project zabaga zidafite budget ku buryo nyuma yo gukina mwakora kitasungura musose mugakoteza mu karya nyine mufatana umushahara w'ibiryo mugakorera ibiryo none mwebwe musigaye mukora contract ahubwo ubu ngubu project ya gutangira mugahita musinya contract it's good ese urumva atari byiza rero niba umuntu mwasinye contract mugasinya contract y'ukwezi kandi akaba atari wenyine ufitiye contract ufite contract ahantu harenze 3 akaba hari amafaranga uzakira ku kwezi urumva bitagutunga esigaye uretse guhenga amafaranga muri film hari ikindi kiza kugaragara muri film byamarira umuntu uretse wenda ko bagwa amafaranga hari indi avantage gukina muri film byamarira umuntu gukina muri film ngiye ikintu numva bishobora kumarira umuntu ni ibintu byinshi ariko ndavugamo bikeya ushobora kwamamaza yes wakora mu publicité umaze gukora si nyinshi se ni nyinshi njyanyarya kabisa urayarya rwose uvuga ngo bishobora kuzanira kwamamariza umuntu ibyo ni ibisanzwe turabizi ariko ikindi kintu bishobora kumarira ushobora no gufasha igihugu ushobora gufasha igihugu ushobora kwamamara no kuvuga ngo iyo ufite abantu bagukurikira bagukunda hari ikintu ushobora gukora yenda ugafasha nk'abantu
muri campaign runaka kurwanya imirire ibintu nk'ibyo ngibyo kuvuga ngo bizana ibintu byinshi kubera ko hari abantu benshi baba bagukurikiye urumva ko ari umunyandikira ambwira ngo bashaka kuzakurikira ndamusubije ngo ndacyemeye yes Gaye rero no kuvuga ngo urubyiruko bagenzi bawe n'abakiri bato n'abakuze wabagira inama ko kwitabira umwuga wa sinema nta kintu gitwara kwitabira umwuga wa sinema ni byiza ariko bikunze reka nkubwize uko hari abantu bumva ngo umuntu arimo arakina filime bakabona ari igihe ufite inshuti zawe zikabona bagiye muri filime bakaza ari ibintu byo guhinga yagera kuri set rimwe kabiri gatatu agahita avamo akagenda kubera ko asanze biruhije asanze biruhije cyane bikarangira ahise abireka ugasanga rero no muri projet arayisha bisaba kubizamo ariko bikunda kandi ufite na discipline nicyo cyambere ufite discipline ubikunda nyine witanga pe harababizamo baho ese Gaye wambwe kukiri mu ishuri ntabwo gukina filime bijye bya affecting amasomo yawe ngo bitume watsindwa ubimanaginga gute duhe muri make ubimanaginga gute kugira ngo ugume uwo mukinyi mwiza kandi ube umunyeshuri mwiza kuri mwarimu ntabwo byoroshye ni ukuvuga ngo kuba nyina filime kandi njya no ku ishuri birangora pe ntabwo najye kukubeshya birangora ko ari igihe nigeze kuva muri icyo gihe naje muri episode ya kane tuyikora mu Gahinda ka Liza yari na episode nziza kandi icyo gihe nari mfite ikizami saa 12 icyo gihe rero shoot yarangiye saa 12 n'igice kandi cyari ikizami ni imibare nagombaga gukora kandi irakomeye kandi nta nubwo noneho nyumva mbonamo nkangahe ejo no mu gakeye icyo gihe rero nari mfite shoot nyine uwo munsi birakubitana kandi ntabwo umuntu yawe gushyize muri projet ngo mubwire uti mfite ikizamu uze kumwicira projet ntabwo bishoboka ubwo nyine uratuza kubera ko ukaba ari akazi icyo gihe naravuze iti nakunda icyo gihe narakoze ikizamini nari mfite saa 12 shoot turakomeza turakora mbona saa 12 n'igice zirageze icyo gihe ndaza nabisommbwire director icyo gihe niwe urimo uratu directing uvuga ati director mubwire ngo mfite ikizami mbona na stress yagiye ari ufite stress uri kuvuga nijye twakoza projet twabakora tuzirangije icyo gihe noneho mbona ufite stress ndavuga ati nawe namugiye imbere yanyica ari ibintu abayasabije icyo gihe ndatuza icyo gihe shoot yararangiye nahise maguruka mu masaa 12:40 ingahe ariko nasanze ikizami habura nk'isaha imwe nabwo nagikoze nabi ndanayitsindwa ndongera ndishyura nyine biranyafekta ariko nyine iyo ukunda ikintu hari ibitambo nyine bizamo bikakugora biragora kubifatanya biba bigoye bo ngira ngo abakiri bato ubundi nta gushobora kubona ikintu kitakuvunnye ibi bintu iyo ngiye muri graduation y'abanyeshuri bangije acting mbabwira ko rimwe na rimwe uzasacrifice ikintu gihenze kugira ngo ugire icyo ugeraho uzaba ufite mu ex wavuye Dubai tujye ku Kibuye kandi ufite scene ugomba gukina balance ngo nijya ku Kibuye $100 kandi filime baraza ku 15 kandi nimbura ndabanisha projet yose umutima nama wawe ukakubwira ko ugomba guhera ayo $100 ugasova projet kandi ikindi ngubu no kwenda utarakora projet ngubu ufite projet se wundi uzayikora ryari projet se tuzakore projet rwose kanze nkore projet si uzajya ukora projet zikomeye mu gihugu zitwika nawe uzakora projet mwana gitwika reba nk'ubu ngubu uramutse ufite projet kambwira uti Gaye ngwino dukore naza tugakora waba ufite shooting ngahita nkubwira mfite ikizami saa 6 nkabikubwira uwo munsi kandi wari wapanze uwo munsi ngahita nkubwira mfite ikizami ukanye tubona ko nangiye kukwicira ikindi gihe uzamamagara tuvuga uti abameze guri kandi amahirwe abari uyu munsi ngiye ntabwo ujya mbarejo mbara uyu munsi babyiza rero bino bintu kugira ngo biranemo ugira aho utera ugira aho ugera bisaba ko uba serieux kandi rimwe na rimwe ukemera kwisacrifice rimwe na rimwe hari ibyo wiguma kugira ngo ukora ibintu neza uri umumama bagusabye gukina urasiga urugo urasiga umuryango urasiga ikintu cyose so kugira ngo ugire ahantu ugera ni byiza kugira umutima wo kuba wumva wakigomwa wakitanga cyane so Gaye mbere yuko wenda tugana ku musozo mwino minsi rukora kuziye projet ndi gukora kuri projet yitwa Marine bagiyeho bakareba ari ifiga filime kitwa The Secret yes ndi gukora muri ihe projet yindi naho kuri Marine ndi gukora iyindi projet igiye gusohoka se nayivuga izina ra bitwaye se niba atari gishego so nyivuza izina ngasanga atari ryo ukuvuga umwari umwari no umwari
umwana yiraje erega creative industry ntago turi ya pas de liberté muri creative industry ntabwo zacu na teteri na mass community ntago tuba turaba rival turaba partenaire so uko dukora byinshi niko tuzamura uruganda uko dukora cyane niko uruganda rugenda ruzamuka niko abakinnyi bacu bagenda bazamuka burya nkanye mfite umukinnyi ukora muri projet yanjye kumva ari gukina n'ahandi naba wow umukinnyi wanjye batangiye kumubenguka nicyo kinshimisha rero nagaruko rero hari igihe wenda ufite projet ukoramo nk'ubu ushobora kuba waramfashe nda waranzamuye ugahita ubona nangiye kujya mu yandi maproje kandi ari wowe wanzamuye hari abantu rero batabikunda oya ahubwo ikibi nuko wajya muri projet ziri munsi yiyanjye ariko utangiye kuzamuka you getting money you making money urimo kuri increasing nani career yawe burya ni byiza ko rero mu producer kwe kugira ngo nanamuzamuye atangiye kugera ahantu haryoshye nice kandi bigira n'icyo bimarira iyo projet wari uri bigira n'icyo bimarira iyo projet undi wakinnye ari inosa muri ari gukina muri ingi yari nyine so rero mu kugana ku musozo niki wagira ababyeyi bumva ko kujya muri filime atari igitekerezo cyiza hari uburara urakorera muri filime nako waza nta burara pe uburara bwaba ari ubu nk'umubyeyi wumva ko umunyeshuri umwana bagiye muri filime koko nta batangiye kumubangamira nyine nuko abatabizi umubyeyi si ubwo abasobanutse ntabwo abasobanutse cyane akaba ari gake ariko umuntu w'umusirimu nyine bivuga no kuba uri mu mutwe nyine ibintu byose ubyumva byose mu buryo bwabyo ntabwo umubyeyi yakubuza kujya muri sinema pe ushobora yenda hari abantu babifata nko mu buryo bwa kera ushobora kuvuga uti ibintu nta amafaranga arimo nta n'ahantu bizageza umwana wawe reka basi ajyemo wagerageze kugerageza twese no kugerageza nta muntu wumva inkono ya mbere ngo yigurishe nta n'ubumba itafari rya mbere ngo ryubake inzu ubyigiraho ariko ejo n'ejo bundi bikaba icyo bitanga so Gaye ndagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwa Yes Pepe TV asante sana gira akantu gato cyane usangiza abakunzi bawe n'abakunzi ba Yes Pepe TV mbere ko dusoza ikiganiro so ikintu nabwira abakunzi ba Yes Pepe TV Agahinda kariza so iki kiganiro wasanga kizasohoka Agahinda kariza karasohoka nangiye kuvuga ngo ushobora gusohoka umunsi nimugoroba bazakurikirane Agahinda kariza sinzi iki kiganiro uzagisohorera ariko kaba karasohotse kaba katarasohoka Agahinda kariza kagiye kuza kandi karaza kameze ya gatanu wonderful karaza kameze neza cyane amakuru ataraba barimo bari gutwika hahi so rero ikintu nabwira akazaza kameze neza kini nababwira twubaha Imana mu bintu byose dukora kubera ko iyo ukora ibyiza imbere y'Imana nayo irakuzamura so rero niba ushaka gutera imbere mu kintu cyose irimo ubaha Imana kubera ko Imana ni umugenga wa byose that's my motivation yo washimana ibintu byose birashoboka birashoboka cyane arakoze Monsieur Gayer Nyatanyi Innocent muganga muri film Agahinda kariza nanjye ndakoze yari dusabe busine Extra Yes Pepe TV ibiganiro byacu nko twabwiye nta beef nta plank nta gusebanya no ubuhamya bugamije kubaka ni inyigisho ni témoignage n'ubyo kugira ngo dusangizanye amakuru ariko basha kubaka abandi mu byo twagiye tunyuramo mu byo tuma twubaka naho tugana rero nakagaruka mbifuje amahoro y'Imana sub comment kano ntawo kemewe ariko biza kano karatwubakira nakakayogera ciao